umugore mureba ahangaha mudamu wanjye twahuye ari umuseriveri we yansanze mu kazi uvuga ngo njye nari maze mu kazi nk'amezi nk'atatu maze mu kazi amezi 3 nkoramo we azaje gusaba akazi araza arankunda turakundana noneho turangije gukundana dutangira nawe turyamana nk'uko kose nta gahunda dufite yo kubana noneho rimwe aza kumbwira ko namuteye inda mbwiye ko namuteye mu kazi umudamu wanjye tukarwana turagashwana buri gihe tugapfa yuko rimwe na rimwe yagiye gusambana nkabimenya nawe tugapfa yuko nabonye yambonanye n'umugore cyangwa se yumvishe ko naryamanye n'undi mugore ubwo icyo gihe twari turi mu rukundo ariko urukundo rudafite intego nawe ubwo yari ari mu mubare wabona asambanye cyangwa se yabo twasambanye ziganisha ku sambanye agafuha yafuha noneho akavuga ati azica umwe muri umugore wazamugurira umudari umwambi kurumva yari ihanganye urumva atarakwihanganiye umugore n'umugabo ikintu kibagonga cyane ni ugucana inyuma icyo kintu kiba gikomeye umuntu ubasha kukihanganira abakomeye cyane mvangiye ikintu cyangoye nuko yaryamanye nkuko yabivuze nuko yaryamanye n'abantu tuziranye mu gipangu azaguha imbabazi kuko urumva nawe si yari wowe hanyuma Bawuca abaraje ageze Town City aho bibera i Kigali abarahageze kati bigenza bite rero wabiteye kugira ngo yihangane ahubwo n'umugambi Imana yashakaga kwerekana ko ishoboye kandi nibyo koko Senade ko wenda wari umukobwa mutoya nubwo ati ngewe mugabo bundi ndabona nkiri umujene deja reka mute nigendere ntabwo umutima wenda wazaga oya ibyo byo nta na rimwe nabitekereje suko ndi kubivuga kuko ahari bisora mukundaga ntago ndi kubivuga kubera ko ahari nawe yarabibona nta munsi n'umwe nigeze nicuza kuba narahuye nawe kubera ko Imana iragenda igafata umutima w'umuntu ikawushyiramo ibyo ishaka bitewe n'umugambi ifitiye umuntu ni ukuvuga ngo ntago nari mfite imbaraga zo kuvuga ngo uno mugabo reka mute n'ubundi arankubita anca inyuma akora iki uwo mutima sinari nkufite wumvaga amaherezo azaba yahe wumvaga muzahora nyine muri ibyo by'ibipfunsi ndure hasi ndure hejuru n'indure hasi ndure hejuru yego wenda sinasengaga icyo gihe urumva ntago nasengaga ariko agatima narakagiraga nari nariyemeje ndavuga nti nyine nkimara kumenya ko icyo gihe tumaze kubana nkimara kumenya ko ngewe ntwite naravuze nti umuntu Imana nimba ari wamumpaye nashaka azanyece sinigeze numva nagenda cyangwa mbive bamenye ko nta kure haba Imana itakura umuntu nta heza kure Imana itageza umuntu hanyuma ujya kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe byagenze ute byagufasha ute warabirose wari uri kugenda Yesu aragufata nkuko yafashe Paulo ari kugenda Damasiko byagenze ute Yesu ajya kugufata kujya nisunga Imana nkabona Imana igenda ibikora bitangira gutuma ngenda nyiyegereza kugeza ubu ngubu mba numva Imana ari yo buhungiro bwanjye kandi banumva nyishikamye amen hanyuma ubu tuvugana usengera he ubu ngubu tuvugana nsengera muri ADP nasengeraga muri ADP yari Gihogwe ariko barayifunze hanyuma ubayeho ngaho unyweye iyo tabi unyweye inzoga icyo gihe si cyo wari wakinjira mu busambanyi ubusambanyi bwaziyemo aho ngaho ko ndabyibuka ngewe bwa mbere ngura indaya nayiguze mfite imyaka 14 ni muri Rukomo turaza gusaba abantu ba Rukomo bazakurikira kino kiganiro ushobora gutera comment ko ngiye muri Rukomo ndazwi cyane uvuga ko nimba mbeshya cyangwa ntabeshya ko ngiye muri Rukomo umuntu nkekera wenda nk'abagore bake nawe nararyamanye nawo yavuga 200 cyangwa 300 kandi nanjye ubwanjye iyo nibariye ntabeshye ndi imbere y'Imana mba numva 500 wenda barimo batandukanye ikigo tukajya kugura indaya nge n'urwo rubyiruko rwanjye nk'i Kigali nkatembera nyine kuko nakoraga mu kabari nabyo hari turaza kubigeraho ndaza ngo nabayemo mu kabari ntarahura n'uyu mudamu ko nawe twahuriye mu kabari ari umuseriveri ntabashaga gutunga ipantaro ngewe ubwanjye nafataga ipantaro nambaye nkayigurisha kugira ngo mbashe kubona 1000 cyangwa 500 nje kuba nagura indaya yewe Satani iragukoresha muri abo bose mwaryamanye nta bagore bubatse ngo umwanya muryamana kandi usanga wenda bigenze gutyo yari abakobwa gusa cyangwa yari indaya gusa
njye sinabimenya kuko urumva indaya muhura mufite ikibahuje siwamenya nimba itubatse. Mama ubwe yigeze kunyibwirira ijambo arambwira ngo nagashaka kugendana nanjye, ubwo twari turi kumanuka tugiye mu isoko guhaha, ariko kubera amagambo bamubwiraga yaranyibwiye ngo nagashaka kugendana nanjye, nkaza nkamena ibirahure, nkaza nkabatuka, nkaza nkamena ibyo batetse, nkaza nkabasahura amatelefone yabo nkayatwara, nkajya kubigurisha ibyo byose kugira ngo nanone nibonere. Njye ubundi ikintu cyankoroneje cyane byari inzoga n'indaya kurusha urumogi. Ubwo bamubwiye ati uno mwana wawe si gusa ahubwo baramuroze, bamugira inama yo kunjyana mu bapfumu. Imana yashakaga kunyikiriza y'ubwayo. Najyaga no byajyaga bikunda ko bajyaga kunjyana mw'abo bapfumu nkisanga i Kigali, bikajya bigenda gutyo nta nimwe yigeze abasha kunjyana mw'abo bapfumu. We gusenga ntabwo yabikozwa. Mama yarampamagaye ndi kumwaka amafaranga ko naraye ahantu ku mugore w'indaya ari kunyishyuza 4,000 ntabwo nari mbifite. Ndamuhamagara mubeshya ngo polisi zamfashe, arambwira ngo ibyo bintu byawe sinzahora mbyishingira, arambwira ati sinyagwa kurumva ntabwo nari kuva ku rugo rw'indaya ntayishyuye. arambwira ngo ibyo bintu ntago azajya ahora abyishingira kuguma ampereza amafaranga. ndamutuka arambwira ati n'ubundi wowe naguhebye kera, ati umuntu urangiza segonderi akaba atabasha kwigurira ipantaro ahubwo n'izo mugurira azigurisha. Nyine abimbwira ababaye kuko byari ibintu bimbaho, nagurishaga n'imyenda yanjye. None ndamubwira ati wowe gapfa we se urimo urambwira iki? Nuko mama arambwira ngo nuko mbwiye ati wowe uzantanga no gupfa uzakenyuka. Nuko mpita mubwira ati ahubwo wowe uragacukurirwa isanduku. Ubwo icyo gihe ibyo bitutsi byose narabimututse. Bukeye mu gitondo inzoga zari zanshize, ahubwo ubwo ni nimugoroba, ntabwo icyo gihe natashye, nibwo ko numvaga nta kundi ko icyo gihe nahise mfata telefone nayo mfite ndayigurisha, nishyura iyo ndaya, asagutse njya kuyanywera, nimugoroba ndataha. Mu gitondo inzoga zanshizemo, nibwo nigaye mu mutima, nibwo byari ubwa mbere nigaye mu mutima wanjye kuko nari namubwiye amagambo akomeye. Sinanamusaba imbabazi, ahubwo mba nifuza ko no mu gihe kiri imbere nshaka kuzasaba imbabazi umubyeyi wanjye. No kuri Imana isabe gushima kandi nazaguha imbabazi. None reba kino kiganiro, Imana Dawidi yaravuze ngo Uriya yari yabuze uko kwita. Natwe data iyo twitekerejeho tukirebera mu minsi ya kera yatambutse, ntitwarabo kuzana imbere y'ubwiza bwawe tuvuga amagambo nk'aya ngaya. Ariko Kristo kubw'urukundo rwawe rutarondoreka, kubw'amaraso yawe ameneye ku musaraba igorogota, Mwami Imana natwe amaraso yatugezeho abasha kutwemera no kudutinyura no gutuma dushira amanga yo kuvuga imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Kristo rero Mwami Imana komeza ubane natwe dushyigikire. By'umwihariko Mwami Imana turasenga dusengera abangabo bameze nkatwe muri iyi minsi. Mwami Imana ubarebe ubagirire neza. Mwami Imana iyankuye hariya nararyamanye n'abagore barenga 500. Kristo wowe wakuye umugore wanjye mu kabari, Mwami Imana ukamukura mu ngeso z'ubusambanyi, ukamukura mu ngeso zo kwiba abagabo, ukamukura mu ngeso Mwami Imana z'uburani z'igisuzuguriro. Mwami Imana ukankura ku gicaniro cy'abazimu, ukankura aho Mwami Imana bari baranshyize. Mwami Imana ndi umugabo ushima Imana, nkaba mfite umuryango, byose mbikesha wowe, nta kidashoboka ko n'abandi wabibakorera. Ngaho Kristo wowe nizeye nakurikiye, reka ukomeze umpamirize ko Mwami Imana nta kidashoboka. Imbere y'amaso ya bagenzi banjye bamboneraga muri kiriya gihe, imbere y'ababyeyi banjye Mwami Imana bamboneraga muri kariya gacu, reka imbere y'abantu bose twiganye bose banzi muri kariya gacu, bose umpamirize kuri Imana ishobora byose. Yes, tubahaye ikaze mwe mwese mukurikiye Niramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ku mpera z'isi zitandukanye. Nibiwanye ari mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba ari nijoro mugire ijoro ryiza. Turavuze ngo impagaritse mu bugingo bwanyu Imana igomeze yibahe, kandi batarafite amahoro nyine Imana yabahe, batarafite ihumure Imana ibahe ko ariyo nyiriho mure ryuzuye. Hanyuma rero twababwiye ko tuzatubicisha urungu, tuzatugera igihe tukaza tukongera tukagaruka tukaganira ku by'uru rugendo cyangwa tukibukiranya, kuko ubundi ibyo byose mwarabyumvishe, tuba kwibukiranya kugira ngo dukomeze urugendo mu izina rya Yesu. Hanyuma rero uyu munsi mbere ya kamera zacu turahabona umuryango, turabona umupapa, turabona umubyeyi, ndetse turabona n'akana bafite. Ntago baje ari bonyine. Muraho mugabo? Yego muraho neza. Meze mute?
Yego turashima Imana. Turabona mwatemberanye na madamu, mwagendereye ibinyamakuru ko ari 2. Mumeze mute? Mu buzima busanzwe turashima Imana. Twagiye tubona imirimo Imana yagiye dukorera. Yego. Ubungubu twavuga ngo Imana ishimwe. Yego. Kandi ihabwe icyubahiro. Imana ihimbazwe. Ariko rero ukuntu turabona mukeye, amavuta y'Imana turabona bariho, turabona n'akanyamuneza. Yego. Ku majisho yanyu. Burari ibintu bigaragaza ko umuntu yishimye. Hari ibintu bigaragaza ko umuntu yishimye, ubona nta munkanyari. Umuriho nawe turabona nta munkanyari na madamu wawe. Turashima Imana. Rararara Mana nyagasa. Nta kintu cyiza nko kugira umugore rero mubirimo neza muri mu rukundo. Hanyuma amavuta y'Imana bari kandi mukundanye. Hanyuma mugabo turagushimira rero ko nyine waje kuri ibi binyamakuru. Hanyuma nagira ngo hakanya ubanze wibwira abantu badukurikiye zo no kutwakirira madamu. Ego murakoze. Yesu nahimbazwe. Amen. Nkuko mutureba ahangaha turi famille. Iyi ni famille yanjye, nje mubona imbere kuri kamera zanyu, nitwa Musabyimana Emmy. Ariko ku izina ry'akazi nakoraga banyitaga Bawuca. Bawuca. Ego muri make ni MC Bawuca. Ino famille yacu rero ni famille yagize amateka ashobora kuba yakubaka urubyiruko muri rusange, ndetse akaba yanakomeza bamwe mu rubyiruko bari gushaka gutera intambwe mwaka gakiza, bakamenya mu bumwe mu buzima bwo twanyuzemo, ndetse bukaba bwababera inkomezi, bukabasubizamo imbaraga, bakumva ko bishoboka ko hari icyo bageraho. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma twakire na madamu. Haleluya. Amen. 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 Amazina yanjye nitwa Uwimana Mpaye Enata, ndi umumama w'umwana umwe n'umugabo umwe. Imana iduhane umugisha. Ko utavuze ngo n'umugabo umwe, karakano numvise kateye. Atavuga ngo nyine mfite umugabo n'umwe. Nawe ufite umugabo umwe? Yego, mfite umugabo umwe n'umwana umwe. Imana iduhane umugisha. Okay, byiza cyane. Hanyuma murakoze cyane abantu tujye kubana muri aka kanya, abo ngabo tarakora subscribe, yikoreshe ya like, comment, usangize n'abandi. Tujye tubana mu biganiro byacu ko bikurikirana kandi ujye ubibona isaha ku isaha ko bisohotse. Hanyuma rero turagira ngo tubabwire ngo bya bitekerezo cyangwa se za message mwe mwandika muri comment, tujye dufata igihe tukabisoma. Rero mujye mubyandika bishazwa ngo nabyo babikenewe. Hanyuma turabashimiye batumirwa bacu, nabo tugiye kubana. Hanyuma dukomeje kugira ngo twinjira mu kanya ko kugira reka dusabe umubyeyi abanza dusengere, turaza gusaba nyuma umugabo aze kudufungira mu isengesho. Duhera umubyeyi tutangire. Twubahe Imana dusenge. Uwiteka Nyiringabo Imana gitaretse amahanga, turagushimiye turaguhimbaje kuko uri Imana ishobore byose. Rero wera wa Isiraheli tuje imbere y'ubwiza bwawe ndetse n'ubwoko bwawe. Nyiringabo Imana, reka ibyo turi bwumve Mwami Imana ndetse n'abari bubyumve. Reka Nyiringabo Imana bagiye kumva ijambo ryacu, reka Data mwiza abari wowe wivugira. Ngaho reka tukubere mikoro wirangururire, kandi ibyo turi buvuge bishinga imizi mu mitima y'abagiye kubyumva. Data rero amasaha nk'aya kanya nk'aka turakwinginze ngo ubane natwe, ibyo byose rero tuyobore, ni mu izina rya Yesu twizeye. Amen. Urakoze cyane Imana kudora umugisha. Hanyuma hari bavuze ko twaga Bawuca. Yego. Bawuca. Yego. Bawuca. Ubu ngo ariko ntabwo uracyaryemera? No kuvuga ngo kubera ko ari izina ryasizwe icyasha n'imirimo mibi nakoreraga Satani, ndumva nshaka ko ari izina Imana yazamamaza, noneho rikaza ari izina rihindura, kuko ari izina bazi ari benshi, ahubwo bakazarimenya mu bundi buryo, rikazababera inkomezi ivuga ko bishoboka ko umuntu yahinduka. Hanyuma Bawuca, uravuze ngo nk'uko abantu barimenye ari izina ririho icyasha cyangwa se ari izina ry'umuntu ukora ibyaha cyane, ubundi bifuza ko banarimenya ariko bakarimenya ryarahindutse n'icya cyasha cyaravuyeho. Hanyuma Bawuca tugiye kubana ni muntu ki? Bawuca ndi umugabo, mfite umugore n'umwana biragaragara. Njye banyita Musabyimana Emmy Richard Bawuca.
umugore wanjye ni Uwimana Impaye Enata. Uwimana Impaye. Umwana wanjye bamwita Isaro Ryisa Era Bawuca. Ego. Izina narishimangiyeho cyane kuko ari izina ryamenyekanye. Ubuzima bwanjye rero ndumva aribwo twatangiriraho mbere yuko mura n'umudamu wanjye. Baretse gatoya. Ego. Hanyuma uvuze gutyo. Uvukira nta Kigali? Oya. Mu rugo ni mu Mutara Nyagatare ahantu bita mu murenge wa Rukomo. Mu murenge wa Rukomo. Hanyuma aho hantu ukiri mu murenge wa Rukomo ku bantu hakuzi warasengaga cyangwa ntiwasengaga? Aho ngaho niho ubuhamya bwanjye bukomeye bwatangiriye. Kuko ni naho namenyekaniye. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze mu murenge wa Rukomo niyo waba uri mu nkengero ukavuga ngo Bawuca buri wese ahita amenya ahajye. Ego. Uvuka mu muryango w'abana bangahe? Uvuka mu muryango w'abana 4. Ndi umuhungu umwe mu rugo. Nanjye bucura. Ego. Iwanyu barasengaga? Ego, wacu barasenga. None wari wabana nedisi? Abananiye no kubera sinzi ukuntu byari bimeze. Ni Satani ashaka kugira ngo agukoresha ariko Imana yaramuhabaye. Kristo yarakukije arakubohora. Hanyuma bijya gutangira wowe wisanze witwa Boca, ni muhe buryo byatangiye gute? Wasangiza abantu ukuntu byatangiye? Iri ni izina papa wanjye yanyihereye ubwe. Ariko ni izina urumva ritari mu Kinyarwanda n'abantu benshi baryibazaho. Ariko ni izina nakoresheje nabi bitewe nuko nge nakuze ndi umubyinnyi. Muzagenda mubona video zanjye zimwe na zimwe nakoraga mbere. None iryo zina ryamamaye ubwo kera nkiri umwana natangiraga kujya mbyina muri za MTN. Bitangira gutyo ari ibintu numva binshimishije. Ariko nyamara wari umutego wa Satani ko nagiye nkururaniramo n'ibindi bigare. Nisanga mu buzima bw'itabi, nisanga mu buzima bw'ubujura, nisanga mu buzima bw'ubusambanyi. Ubusambanyi nicyo kintu cya mbere navuga ngo gikabije, ari nacyo gituma nza gutanga ubuhamya ahangaha. Nicyo kintu nakoze cyane gituma nza gutanga ubuhamya ahangaha numvisha abagenzi banjye b'urubyiruko ko byashoboka. Yego. Hanyuma watangiye kunywa inzoga warayinyweye? Inzoga narazinyweye cyane. Watangiye kunywa inzoga ufite imyaka ingahe? Natangiye kunywa inzoga mfite imyaka 12. Kubera ko nize ngende mutoya. Ntekereje neza nshobora gusanga ko mama n'umwarimu na papa yari directeur. Urumva nakuriye mu muryango umuntu ntabwo yabara kwiga w'uburezi. Rero ni nka 13 gutyo nigaga nka senior 1. Urumva nibwo natangiye kunywa inzoga, aribwo natangiye kwiga kugendera mu bigare, tuvuga ngo tugiye kujya mu masho, tugiye kujya mu dupati twiremeye nk'abana b'urubyiruko. Naho ngaho natangiriye inzoga. Hanyuma Boca turi kumwe n'akanya ndabona kumwe no madamu n'akana kawe ndetse ntago arakundi nakawe. Hanyuma Boca uvuze ko aho ngaho iwanyaho ariho amateka yatangiriye, urugendo gusa nkaho Satani agukoresheje rutangiriraho. Hanyuma ujya kunywa itabi, wanyweye itabi ukiri aho ngaho iwanyu cyangwa warinyweye wahavuye? Narinyweye ngiye segonderi, kuko mw'iyo myaka nyiga senior 1 nigaga muri 9 years, nigaga ndi umudeskora niga naha. Noneho ngiye segonderi muri boarding niho natangiye itabi. Nditangira nabwo nkomereje muri ya groupe yazangiza kubyina ko nabaga nziyoboye. Noneho tukavuga ngo kugira ngo dushake vibe, tubyita vibe, kugira ngo ujye stage udafite soni, reka umuntu ashyire agatabi agafege cyangwa se urumogi ukarushyiraho kugira ngo ugende wumva nta soni. Noneho wagera kuri stage ukabyina bikarangira. Ubwo kumva ko nyine uko wabyinnye n'abantu ukuntu bakubonye n'ukuntu bakwishimiye, ukumva ko icyaha kiyobyabwenge wafashe aricyo cyatumye ubikunda. Ubuzima bwawe ukabutera icyizere bwo kubaho uri soba cyangwa se kubaho nta kintu wanyweye, ugatangira kumva no mu buzima bwawe bwa buri munsi wajya ubaho buri gihe ufitemo ako gakoni. Hanyuma mfitemo ako gakoni kweri. Shobora ngo abahanzi benshi, abaririmbyi benshi nubwo buryo babikora kugira ngo utaza kugira isoni? Sinzi nimba navuga muri rusange, ariko ngenda vuga ku giti cyanjye. Ku giti cyanjye byageze aho birambata.
ku buryo washoboraga kumpa stage kuko ibintu nakoraga ni ibintu by'impano yanjye. Njye nanakuze numva ko nzaba nka Diamond ko ibintu by'indirimbo nabikundaga cyane, ariko byageze aho bwanjye njye niburira icyizere ku buryo ntajya stage ntabanje gushiramo agakoni. Yego. Hanyuma urumva ko yari ibintu mbese wari gukora satani ariko mu buryo nawe utazi ko byagezeho birakubata. Hanyuma ubayeho ngaho unyweye iyo tabi, unyweye inzoga. Icyo gihe si cyo wari wakinjira mu busambanyi? Ubusambanyi bwaziyemo aho ngaho ko ndabyibuka njyewe bwa mbere ngura indaya nayiguze mfite imyaka 14. Imyaka 14 ni muri Rukomo. Turaza gusaba abantu ba Rukomo bazakurikira kino kiganiro ushobora gutera comment ko ngiye muri Rukomo ndazwi cyane, kavuga ko nimba mbeshya cyangwa ntabeshya ko ngiye muri Rukomo umuntu nkekera wenda nk'abagore bake nawe nararyamanye nawo yavuga 200 cyangwa 300. Kandi nanjye ubwanjye iyo nibariye ntabeshye ndi imbere y'Imana mba numva 500 wenda barimo batandukanye hariya muri Rukomo ku myaka yanjye 21. Oya si muri Rukomo gusa, njye byarambase ku ishuri nkajya nuruka ikigo tukajya kugura indaya njye n'urwo rubyiruko rwanjye, naba ndi hano nk'i Kigali nkatembera nyine kuko nakoraga mu kabari nabyo hari turaza kubigeraho. Ndaza no kuba ubuzima bwanjye ubwo nabayemo mu kabari ntarahura n'uyu mudamu ko nawe twahuriye mu kabari ari umuseriveri. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwo buzima nabubayemo nkajya ngura indaya, nkajya nkundana n'udukobwa tw'utunyeshuri twiganaga twari mu rugero rwanjye, ariko ikintu cyitwa kugura indaya cyarankoroneje cyane ku buryo ntabashaga gutunga ipantaro. Njyewe ubwanjye nafataga ipantaro nambaye nkayigurisha kugira ngo mbashe kubona 1000 cyangwa 500 njye kuba nagura indaya. Yewe satani iragukoresheje. Hanyuma urumva ko wari wabaswe. Ese muri abo bose mwaryamanye nta bagore bubatse ngo umwanya muryamana kandi usanga wenda bigenze gutyo? Yari abakobwa gusa cyangwa yari indaya gusa? Njye sinabimenya kuko urumva indaya muhura mufite ikibahuje, si wamenya nimba itubatse urugo ku ruhande gusa, ariko njye ndumva ku bwanjye ababa barubatse wenda abubatse nk'ingobo ndumva nta muntu nigeze ninjira mu rugo. Ntabwo ugende wenda ujye nko mu rugo rw'abandi uterete umugore? Ibyo byo naba mbeshye. Okay. Naba mbeshye pe. Hanyuma Bawuci abayeho ngaho muri Rukomo arize, hakoreye mbese amateka nk'ayo ngayo niyo abantu bari bakuziho. Ayo mateka mabi abantu bari bakuziho, ese ntabwo wagiraga urugomo muri ako gace? Hari igihe umuntu wabakora ibyo bintu byose n'urumogi n'ibiki byose, aho ntabwo wigeze unafungwa nyine muri urwo rugomo? Ni ukuvuga ngo twari dufite groupe, ndumva hari atari ngombwa ko mvuga amazina yabo, ntabwo ari ngombwa. So twari dufite groupe urumva umwana uturuka ku rugo rwo mu muryango w'abarimu mu byaro nk'ariya usanga ari abana wenda basa nkaho bubashykwemo kuko imiryango yabo nyine bisa nkaho igerageza mu iterambere. Noneho njyewe nageze ku rwego rw'uko nshobora kuba ntajya kureba umwana w'inshuti zanjye, ababyeyi be bakambwira ngo ntazamwigisha imico nk'iyanjye. Ku bijyanye n'urugomo rero twararukoraga, urumva hari igihe amafaranga abura yo kugura ibyo byose, mukaba mwajya kwiba nk'ikintu, mukaba mwahemukira nk'umuntu ku minsi y'isoko tukambura nk'abantu kugira ngo tubashe kubona ayo mafaranga. Nyamara atari uko hari icyo twabuze mu ngo zacu aho dutaha, ahubwo kubera ko twabaga dufite ibyatubase kandi tudafite kubwira ababyeyi bacu, twe twaragendaga tugakora ibyo bintu, tugakora urwo rugomo rwose, maze bikagenda bikatwangiriza izina n'ababyeyi bacu aho batambutse bakavuga ngo dore wa mubyeyi mama kanaka, kubera ko turi abana babasize icyasha. Yego. Hanyuma ababyeyi bawe ntago bari babizi kunywa ibyo bitabi no kujya muri zo ndaya kose? Ntago bari babizi wenda ngo ntago bari babizi? Ndabyibuka njyewe muri Covid, icyo gihe nigaga muri senior segonderi ya 5. Icyo gihe nigaga muri segonderi ya 5. Mama ubwe yigeze kunyibwirira ijambo arambwira ngo nagashaka kugendana nanjye. Ubwo twari turi kumanuka tugiye mu isoko guhaha, ariko kubera amagambo bamubwiraga yaranyibwiye ngo nagashaka kugendana nanjye. We yarabikekaga ariko ntiyigeze abimenya. Icyo akora cyo yamenye nuko ni rimwe nigeze si rimwe
byabaga kenshi gusa itabi nibyo atamenye, ariko narasindaga nkaza nkamena ibirahure, nkaza nkabatuka, nkaza nkamena ibyo batetse, nkaza nkabasahura amatelefone yabo nkayatwara, nkajya kubigurisha ibyo byose kugira ngo nanone nibonere. njye ubundi ikintu cyankoroneje cyane byari inzoga n'indaya kurusha urumogi. yewe urumva wari urushye disi. Hanyuma ibyo byose urabikoze, ese ntabwo ababyeyi bumvaga bari kugusengera bati uyu mwana wacu mana uzamuha agakiza? Ibyo byabayeho kugeza naho ubwo bamubwiye ati uno mwana wawe si gusa ahubwo baramuroze, bamugira inama yo kunjyana mu bapfumu, ariko si byakunze kubw'umugambi w'Imana. Imana yashakaga kunyikiriza y'ubwayo. Najyaga no gusenga Imana ikambwira yuko ari karande zo mu miryango, ariko ngiye simbashe kubishurirwa n'ababyeyi ntibabashe kubihishurirwa. Nkajya numva Imana imbwira ngo izankura muri karande injyane mu mujyi wa Kigali, ngo ahantu ntazongera guhura n'izo karande, nabwo simbashe kubikurura neza. Ubwo urumva mama yarabigerageje ariko ntibyajyaga bikunda ko bajyaga kunjyana mw'abo bapfumu, nkisanga i Kigali bikajya bigenda gutyo, nta n'imwe yigeze abasha kunjyana mw'abo bapfumu. We gusenga ntabwo yabikozwaga, ahubwo yumvaga ari iby'ibirozi banjyana mu bapfumu. Urakoze cyane. Bawuca ababaye mu mujyi wabo, ese ujya kuva mu mujyi wanyu uza i Kigali byagenze gute Bawuca? Papa wanjye yari ari muri gereza amazemo igihe, nuko nyuma aza gutaha atanye mfite ya mico yanjye yose nababwiye abanza. Noneho urumva nk'umubyeyi nk'umuhungu wari umenyereye kubana n'umubyeyi w'umumama, byarangoye kubana n'umubyeyi wa papa w'umupapa. Papa yaraje araza icyo gihe nari narasoje segonderi, ageze mu rugo nkajya mutuka, nkajya mutoteza, kuko urumva imico yagombaga guhinduka. Ubwo nimba natahaga saa 8 z'ijoro cyangwa se nkararayo singira ubimbaza, we yatangiye kujya bimbaza, ntangira kubona ko hari icyahindutse. Ntangiye kubona ko hari icyahindutse mu mutima wanjye, wibwira ko nyine nakwiriye kubanga, ko naratezaga akavuye ko papa nawe ni umuntu wize, akambwira ko ari bumfungisha, mbese mbona aho hantu ntakiyafite ijambo, ko nari namenyereye kuba mu buzima bwigenga. Biba ngombwa ndavuga ngo akugira ngo nzamwica, kuko icyo gihe nari muri level yuko nanavuga ngo nanamwica. Naranamufataga mbwa ati ndakwinda kumena, mbese urumva namubwiraga amagambo ateye ubwoba. Muza gufata umwanzuro ndavuga ati reka nigire Kigali nze gushakisha. Wenda dusunyumaho gatoya. Yego. Ese we ntagiye wicaraga wenda ubonye nk'ibyo byose biri kwa nko ku babyeyi, ibyo byose uri gucamo wenda wigaye? Byambagaho. N'urugero igihe rimwe byambayeho ndabyibuka, nari natutse mama, ngo mama yarampamagaye ndi kumwaka amafaranga ko nari naraye ahantu ku mugore w'indaya, ari kunyishyuza 2000 ntabwo nari mbifite. Ndamuhamagara mubeshya ngo polisi zamfashe, arambwira ngo ibyo bintu byawe sinzahora mbyishingira. Arambwira ati sinyagwa, kurumva ntabwo nari kuva ku rugo rw'indaya ntayishyuye. Arambwira ngo ibyo bintu ntabwo azajya ahora abyishingira kuguma ampereza amafaranga. Bitamubwira ati ndamutuka. Arambwira ati n'ubundi wowe naguhebye kera, ati umuntu urangiza segonderi akaba atabasha kwigurira ipantaro, ahubwo nizo mugurira azigurisha. Nyine abimbwira babaye, kuko byari ibintu bimbaho, nagurishaga n'imyenda yanjye. None ndamubwira ati wowe gapfa we se urimo urambwira iki? Nuko mama arambwira ngo nuko mbwiye ati wowe uzantanga no gupfa uzakenyuka. Nuko mpita mubwira ati ahubwo wowe uragacukurirwa isanduku. Ubwo icyo gihe ibyo bitutsi byose narabimututse. Bukeye mu gitondo inzoga zari zanshize, ahubwo ubwo ni nimugoroba, ntabwo icyo gihe natashye, nibwo ko numvaga nta kundi ko icyo gihe nahise mfata telefone nayo mfite ndayigurisha, nishyura iyo ndaya, asagutse njya kuyanywera. Nimugoroba ndataha, mu gitondo inzoga zanshizemo, nibwo nigaye mu mutima, nibwo byarugambere nigaye mu mutima wanjye, kuko nari namubwiye amagambo akomeye. Sinanamusaba imbabazi, ahubwo mba nifuza ko no mu gihe kiri imbere nshaka kuzasaba imbabazi umubyeyi wanjye. No kuri Imana izabigushima kandi nazaguha imbabazi. None reba kino kiganiro azaguha imbabazi. Yego. Kuko urumva nawe si yari wowe. Hanyuma Bawuca abaraje ageze town city aho bibera i Kigali, abarahageze kati. Bigenze bite rero? Ukihagera hakwakiriye uti? Nkigera muri Kigali nahise
nshaka akazi kajyanye n'ibintu byo kubyina ko ku ishuri nababwiye ko mbere nari nkiri umunyeshuri nari mpagarariye danse moderne nahise ngera mu mabuwate natangiriye ku kabari kari i Nyamirambo kitwa Icyizere Bar and Restaurant. Ako kabari kari i Nyamirambo hari kwa Mutwe niko kazi kabari natangiriyemo. Ndagenda nsabamo akazi ko kuba umu MC. Ego nkagakora banshumbikira nyine banangaburira. Ego nuko Kigali yanyakira. Ubu ratangiye rero Kigali bakunda abantu cyangwa se hari abasore bakunda abantu bazi kubyina akaba yakwishimira akakugurira n'urwo rumogi. Ni byinshi umuntu nahuriye nabyo mu kabari, ariko by'umwihariko ikintu cyambayeho nazibagirwa byari mu ijoro rimwe naranyweye ndasinda. Nyweye nsinze uko boss wanjye yari umuboss nawe navuga ko ataduhembaga amafaranga. Yakundaga kuduhereza inzoga ko yari yaradufatiranye abona ko turi abantu dusa nkaho tudafite aho kujya. Tugakora tukabyina tugashimisha abakiriya akinjiza yajya kuduhemba mbese akaba ari umuntu utaguhemba neza. Rimwe naranyweye ndasinda ndamusindira, icyo gihe twararwanye intambara yarayiba burinda bucya. Bawuca ntabwo byarangiriye aho. Urabona hari i Nyamirambo hegeranye n'ahantu hitwa Matimba. Umuntu yabaga yabonye udutipu nk'udufaranga akajya kwirarira Matimba. Umuntu yaba yatembera yagiye nka Nyabugogo akizira hano ku isi ya 9. Hano Nyabugogo ku isi ya 9 na hano mu Kiderenga. Urumva n'ubuzima umuntu yabagamo bushamikiye ku nzoga n'ubusambanyi gusa, nta rindi terambere, nta kindi ntekereza. Mbese ndi umuntu wihebye mfite segonderi nje nize ibintu bya software development. Nshobora kuba najya gusaba akazi mu Irembo, nshobora kuba najya mbese nabona akazi hirya no hino ku bintu bijyanye n'ibyo nize. Si n'ibyo gusa, mfite n'impano nyinshi ku buryo mbese ntabwo nabura ikintu nkora. Ariko kubera kaga ugenda ndimo cyangwa se wa mutego nari ndimo umwanzi Satani we nyumvishaga ko nandi nkwiriye kuba ubuzima bwanjye ari ubwo mu kabari, ari ubw'inzoga n'itabi n'ubusambanyi. Yego. Hanyuma Bawuca rero ntabwo rwari rworoshye byo wanyuzemo birakomeye. Yego. Muri ubwo busambanyi ariko ari igihe umuntu wenda ashobora kuba yabyina yamubyinnye wenda agakundwa n'umutinganyi. We ntabwo ugeze ukundwa n'umutinganyi? Iyo revo wenda niyo ntigeze ngeraho. Iyo revo nabambeshye ntabwo nayigezeho. Ariko nabyo birashoboka. Yego. Hanyuma Bawuca uraje ugeze aho Nyamirambo, ese warahagumye cyangwa igihe cyaza kugera urahava? Aho ngaho i Nyamirambo navuga ko byari nk'umugambi w'Imana, ko Imana yajyaga imbwira ngo izanzana i Kigali ngo nizampungiriza za Karande. Naje kuhahura n'uyu mugore mureba aha ngaha, mudamu wanjye twahuye ari umuseriveri. We yansanze mu kazi uvuga ngo njye nari maze mu kazi nk'amezi 3, maze mu kazi amezi 3 nkoramo. We azaje gusaba akazi, araza arankunda turakundana. Noneho turangije gukundana dutangira nawe turyamana nk'uko kose, nta gahunda dufite yo kubana. Noneho rimwe aza kumbwira ko namuteye inda. Mbwiye ko namuteye inda sinzi, ariko aho ndihuse kuko kugira ngo nibyo bigerweho nabyo byamanje kuba intambara. Mwego nyine intambara yitubwiye mu kazi nyine. Urumva mu kazi ntabwo byemewe gukundana, ariko twebwe twahuraga turwana mu kazi. Umudamu wanjye tukarwana turagashwana buri gihe, tugapfa yuko rimwe na rimwe yagiye gusambana nkabimenya, nawe tugapfa yuko yambonanye n'umugore cyangwa se yumvisha ko naryamanye n'undi mugore. Ubwo icyo gihe twari turi mu rukundo, ariko urukundo rudafite intego. Noneho mwubwo nabyita ubusambanyi kuko ntabwo twari dufite gahunda yo kubana. N'ubwo busambanyi bwacu twiberagamo, nawe ubwo yari ari mu mubare wabona asambanya cyangwa se yabo twasambanye. Noneho biza kurangira ambwiye ko namuteye inda. Mbura uko mbigenza, ndamubwira ati zana tesiteri. Azanye tesiteri
biba nabi nyine birangira atipimiye icyo gihe, ariko nkavuga ati gute umugore ukora mu kabari yambwira ngo namuteye inda, n'abantu bakanjya mu matwi bambwira gute watera Nadia inda, bamwita Nadia nyine aho yakoraga bamwita Nadia, ati gute watera Nadia inda, uyu abagabo birirwa baryamana nawe. Ubwo nyine biba gutyo tukajya tuguma turwana ducengana ubuzima ubwo ngubwo, kugeza ubwo boss wanjye yirukanye uyu Nadia. Nanjye kuko Nadia we yari afite ahaba yakoraga mu kazi yatahaga ahantu bita mu karekare. Noneho nanjye ndavuga nti ubwo bamwirukanye, nanjye nabonaga kwa boss twari dutangiye kujyana amakibirane, kuko n'umugore yari yansize icyashya ngera stage agatera abantu amamikoro, yambona ari kubyina n'abakobwa, twabyinaga imbyino zisa nkaho ziganisha ku isambu, agafuha yafuha, noneho akavuga ati azica umwe muri bo, cyangwa se ngazamukubita ivide, cyangwa se ngazamukubita icupa, bose bikamutera ubwoba. Birangira nanjye tutari guhuza, ariko kubera ko namwinjirizaga amafaranga akihangana. Rero icyo gihe Nadia yaje gutaha, nanjye mbona boss tutari guhuza neza, n'akabari kari gusubira inyuma, birangira ngiye kubiwe, ndagenda muteka imitwe, namubwira nti banyirukanye kugira ngo niraririwe, bukeye nanga gutaha. Ubwo dutangira kubana gutyo, ari mbese tukimara kuva ngaho twese dutangira kubana, dutangirira mu karekare. Ari Nadia yamubanye. Ese kuko wenda ubwo twagiye tugira ngo tuze kwegereza ukuntu waje kwakira agakiza na Nadia, ndabona nawe usigara umubyeyi ushima Imana, mugane wa wundi nawe kandi ndabona asigara mu bintu byo gusenga. Hanyuma Nadia iyo wamurebaga wabonaga ko agukunda, ko numvaga agufiraga nk'aho agukunda. Njyewe ukuntu byari bimeze, njye byatangiye ntamukunda, kuko nari umuntu udafite umutima w'ibyo ngibyo. Ariko Nadia yari umuntu ugira ku dufaranga, urumva umukobwa bafite udufaranga by'umwihariko ukora muri karaka mu kabari, ntabwo yabura igisponsor, twe babyita ibisponsor, ntabwo yabura umuntu umuha ku duceri. Nanjye rero naramuprofitaga, nkagenda nishakira uduceri two kunywa, ubwo bikarangira nkwamye gutyo. Ariko we muri make urumva umukobwa wemeye kugweza ku mafaranga ye abagukunda. Yewe naje kubona ko nkunda, ko yemeye nuko tubana. Nje ayemera ko tubana mu nzu, iyo nzu twayibanyemo ntayishyura, ari uyishyura, kuko urumva njye nta akazi nahise nkareka, ariko bagakomeza gushakisha bya gikobwa nyine bya kirara. Iyo nzu tuyibamo tuyimaramo amezi 5 ntayishyura, kandi iyo nzu nabwo twayibayemo ku bisazi, nabyita ku bisazi, ko njye nari umuntu winywera nkasinda nkamukubita. Igihe cyaranageze nkajya muca inyuma ku bagore bo mu gihe, mbese kwiyakira byari byarananiye ko mfite umugore. Abagore nasanze bo mu gikari babanagamo mu gipangu, abona bamucagaho inyuma, akabimenya akihangana, urumva nabyo bigaragaza urukundo. Rero umugore wazamugurira umudari umwambika, urumva yari ihanganye, urumva atarakwihanganiye. Yarakwihanganiye, none ariko nawe mu kwihangana kwe byavuyemo gukizwa, byatumye nawe nyine ugerageza urakizwa. Wenda nuko Imana ari we yari yaramuremeye. Hanyuma muraje murabanye, uburetse kujya mu kabari, buretse kujya kubyina. Ese ukimara kubireka nta kibazo wahuye nacyo, kuko burya umuntu biba byaramuhinduye turoma, ugasanga nako biba byamuhindutse, wenda akabimbata yabyo. We nta kibazo ugiye ugira ureke ibyo byo kubyina, wenda usigaranye ibyo kunywa inzoga? Ibyo ngibyo byose nagiye nahuye n'ingaruka nyinshi, ari nazo zizo zo kutumvikana na Nadia. We yari umuntu ushaka ko nguma mu rugo, kandi ngiye byari byarankoroneje. Nakundaga kwigira mu tubari, nkajya guheza, nkajya kwirebera abari kubyina, rimwe na rimwe nanjye nkasaba du stage, kuko biriya bintu byageze aho nkabikora atari nk'akazi, nkabikora ahubwo kubera ko numva nyine mbikunze. Rero narataga nkasanga Nadia yarakaye, tugahita dufatana, tugahita turwana, nkataha nasinze, akambwira ngo mvuye mu bagore, kurumva nyine yari abimenyereyeho, kumbura gato, mbese yumvaga ko mbese nkwiye kuba nk'ishakoshi, tukajya duhora tugendana. Rero twahoraga, abanyerondo bahoraga mu rugo, ari ibintu mbese ubona n'abantu barabibonaga bakavuga ko nta terambere cyangwa se nta hantu tuzagera, kuko twahoranaga mu rugo rwacu intambara zidashira. Yego urakoze cyane. Hano hari n'inkovu hasi, ndirimba kamera yayibona,
ahangaha namukubise igipfunsi, ahangaha ku munwa ava igisebe. Urumva nyine bwari ubuzima abaturage bahoraga badushungereye babona twarwanye, babona twakubitanye, mbese ari ibintu ubona ko bitazagera aho bigana. Iyo umuntu abira bagabonaga nta famille wenda byazagera. Yego. Hanyuma urakoze cyane, urwo rugendo rwanyu numva rutoroshye, ariko ubu urwo rugendo rwose mwaciyemo rugeze ubu, ariko hereza na Nadia nawe tubwire gatoya twumve. Yego. Nadia umeze ute? Ndashima Imana. Uri umugore ushima Imana. Nyamara urashima Imana bitewe n'aho Imana yagucishije n'ibyo Imana yagucishijemo. Hanyuma se we Nadia, muri urwo rugendo rwose ni iki wahuye nacyo? Mbese wumvishe uvuga ati uyu mutwaro urandemere noneho? Ni byinshi kubera ko mu bintu byose yavuze ubundi burya umugore n'umugabo ikintu kibagonga cyane ni ugucana inyuma. Icyo kintu kiba gikomeye, umuntu ubasha kukihanganira aba akomeye cyane. Urumva ngewe ikintu cyangoye ni uko yaryamanye, nk'uko yabivuze, ni uko yaryamanye n'abantu tuziranye mu gipangu, ampulise gutyo umuryango ku wundi, nkabimenya ndetse nkanamenya igihe byabereye, n'uwo mugore akantera stress. Nyine urumva ni ibintu, icyo kintu nicyo cyambabaje mu buzima bwawe. Hanyuma se utashye nka gutyo, wenda utashye ugasanga umutware wawe yaryamanye n'abandi bagore, ntibahindukiraga ngo bagusuzugure cyangwa bagutuke? Ntago byabura. Baragutukaga? Ntago byabura ahubwo cyane bakabona ko imbere yabo nyine nda amafuta, ariko ngiye nkabasha kubyihangana kubera ko umugambi w'Imana, Imana icyo yiyemeje, icyo yanditse iba yaracyanditse. Ni ukuvuga ngo ntago ari njyewe wabiteye kugira ngo nihangane, nta nubwo ari uyu nguyu wabiteye kugira ngo yihangane, ahubwo ni umugambi w'Imana. Imana yashakaga kwerekana ko ishoboye, kandi nibyo koko. Nuse Nadia, ko wenda wari umukobwa mutoya, ntuvuga ati njyewe mugabo bundi ndabona nkiri umujene deja reka mute nigendere, ntabwo umutima wenda wazaga? Oya, ibyo byo nta na rimwe nabitekereje. Si uko ndi kubivuga kuko ahari ese waramukundaga? Ntabwo ndi kubivuga kubera ko ahari, nawe yarabibonaga. Nta munsi n'umwe nigeze nicuza kuba narahuye nawe, kubera ko Imana iragenda igafata umutima w'umuntu ikawushyiramo ibyo ishaka bitewe n'umugambi ifitiye umuntu. Ni ukuvuga ngo ntabwo nari mfite imbaraga zo kuvuga ngo uno mugabo reka mute n'ubundi arankubita anca inyuma akora iki. Uwo mutima sinari nkufite. None wumvaga amaherezo azaba yahe? Wumvaga muzahora nyine muri ibyo by'ibipfunsi, nduri hasi nduri hejuru, nduri hasi nduri hejuru? Yego, wenda sinasengaga icyo gihe, urumva ntago nasengaga, ariko agatima narakagiraga. Nari nariyemeje ndavuga nti nyine nkimara kumenya ko icyo gihe tumaze kubana, nkimara kumenya ko ngewe ntwite, naravuze nti uyu muntu Imana nimba ari we wamumpaye, nashaka azanyece. Sinigeze numva nagenda cyangwa mbivemo, oya, numvaga ko ikizaba cyose nyine nzacyakira. Yego. Iyo disi waramukundaga kandi urumva wari wiyemeje kuba wakubaka. Hanyuma ububanye nawe, ese mugomeje kubana muri icyo gipangu? Icyo gipangu mwari ukomeje kukigumamo cyangwa mwaje kukimukamo? Icyo gipangu twabayemo, akihagera twahabaye andi mezi 5. Twahabaye andi mezi 5, ibyo byose ariko bikajya biba gusa nyine kubera urukundo rwinshi, niko navuga, nkabyihanganira, igihe kiza kugera nyine turahava. Hanyuma mubaye mu bwo ubuzima burabacanze, murazengurutse, mwijengurutseho, ibyo byose uburabyaye? Yego. Urabyaye cyane. Mwabyaye mukiri mu bwo buzima? Byasaga nkaho biri kugabanuka. Hanyuma muba muragiye rero, irakinywa inzoga cyane icyo gihe? Icyo gihe ndebye nyine ukuntu twabanye mw'icyo gihe, n'igihe twagiye mu gihe cyo kujya kubyara, byari byaramaze wenda nko guhindukaho ukuntu. Ongera usubize umugabo, subize umutware. Umutware basubize rwose, umutware wari umutware kandi nawe utwara nyine iby'urugo. Hanyuma umutware muba mugize gutya,
mbese mubiciyemo Yesu ajya kukugeraho wakira agakiza. Reka tugira ngo tuzamenya tugenda tuvuga ku ma episode kuko ufite ubuhamya bwinshi, tuba tuvuzeho gatoya kugira ngo abantu basobanukirwe nyine twagiye ducagagura ko tuzagenda tutanga n'ubundi buhamya kugira ngo abantu babyumve bamenye ko nta hantu kure haba Imana itakura umuntu, nta hantu heza kure Imana itageza umuntu. Hanyuma ujya kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, byagenze ute? Byagufashe ute? warabirose? Wari uri kugenda Yesu aragufata nk'uko yafashe Pawulo ari kujya Damasiko? Byagenze ute Yesu ajya kugufata akagucakira? Ijwi ry'Imana bwa mbere nkiryumva, natangiye kuryumva igihe nari muri segonderi, nubwo ntabihaye agaciro. Ni igihe nari muri segonderi banyirukanye nazize kwiba mu mafaranga y'umwarimu. Icyo gihe ni muri 2022. Twagendaga gukora nationali ya senior 6, nasoje 2022. Twagendaga gukora nationali ya senior 6. None amafaranga y'umwarimu banyirukana nenda gususha ngo exit. Noneho banyirukanye mbura ikigo, biba ngombwa ko mama nshakishiriza kuko ngiye n'ubuhamya bwo ku ishuri nize ku bigo byinshi cyane bahora banyirukana. Nabwo tuzabiganiraho. Ubwo icyo gihe nabuze ikigo, mama arirukanka amburira ikigo ahantu hose. Ndagenda ndicara, banyohereza navuga ngo kwa masenge, mubyara mushiki wa papa. Banyohereza kwa masenge, ndagenda njyayo bari kugira ngo banshingire iduka. Urumva mama yari umubyeyi w'umwarimu, atagomba kugaragaza ko umwana we atasoje ishuri. None icyo gihe naragiye, ngezeyo masenge wanjye yarasengaga. Ariko masenge akaba yaramfiteho amakuru ko ibyo byose byaragiye. N'ubu ngubu mu muryango wanjye nta namwe nagera ngo banyakire batanyishisha, kuko bose n'ubu ngubu banzi neza ko nyiri muri ya shusho. Nawe bavugaga Bawuca kuko yari umuntu umeruka kera, kumva ni nk'ikintu cy'ikigabo gifite ibitatuwaje, gifite ibisatsi. Akavuga ati si umuntu wananiranye, unanira ibigo, unanira imirenge, unanira iki, ati uwo muntu ni bwoko ki? Mageze abona ndakantu ndi umuntu usanzwe. None icyo gihe turagenda, buri nijoro bari bujye muri Nibature, arambwira ngo tujye gusenga. Icyo gihe nta myenda nari mfite kuko nari narayigurishije ndi ku ishuri. Anize ipantaro y'umugabo we, ndabyibuka, anize n'ishati y'umugabo we. Turagenda, ni ahantu bita Igisenyi, ahantu hitwa ku Kabatwa, hafi n'umusozi wa Karisimbi, biregeranye, n'ahantu hakonja cyane. Aniza n'igikote kinini, turagenda tugera ahantu hari harimo umuhanuzi. Noneho ubwo uwo muhanuzi njye ntinya kwinjiramo kubera ko nyine numvaga ari byinshi niceka. Tukigeramo arambwira ati injira nta kibazo, ko barambwiraga ngo abantu bahita bagwanura bakavuga ubusambanyi bwawe, bakavuga ibyo ukora byose. Birangira ninjiyemo, ariko ngezemo umuhanuzi ajya mu mwuka, avuga yuko ngo hano hari kunuka itabi, avuga ibintu byo gusambana, avuga ibintu byo kwikinisha. Numva umutima wanjye ninjye uri kujyaho, byose ninjye biri kujyaho. Noneho ngira ubwoba, umutima wanjye ugira ubwoba cyane, ko n'ubwa mbere nari mpuye n'umuhanuzi, ko ngiye no ku ishuri, nabo ku ishuri narabapingaga, nari nimwe mu bantu babapinga. Yamanura ibintu bikomeye cyane azibagirwa, arambwira ngo nsabe Imana ikintu ushaka. Nubwo nari narananiranye, nagiraga amanota meza mu ishuri, no kuri national nigize amanota 47 kuri 60. Urumva na amanota meza. Noneho ndavuga ati Mana yanjye, ndakwinginza kugira ngo banshingire iryo duka ncuruze, mbabarira nsoze uno mwaka utabimfabusa, kuko naburaga ukwezi kumwe ngo nsoze amashuri yanjye yose. Bakavuga ati nsubiremo inyuma. None Imana yambwira ati ibyo usabye byose ndabigukoreye. Ubwo byari byaranze, sinzi ukuntu agiye kubona, mbona ishuri ndaribonye. None icyo gihe yahise avuga ati ndabona umeze nk'igiti cyeza imbuto nyinshi, ariko izo mbuto zawe ntago zihiye. Ubwo muri make yambwiraga ko naje gusobanukirwa, ambwira ko mbese ntakijijwe neza ako kanya, kuko nahise mpiga imihigo. Ndavuga ati Mana, ningera ku ishuri sinzongera gusambana, sinzongera gusubira mu kigari. Ngeze ku ishuri, nageze ku ishuri nkomeza nabwo ingeso zanjye. Nabwo mpura n'ikindi kimenyetso gikomeye, Imana irambwira ngo ifunguye papa wanjye. Haciyeho igihe mbona nabwo aratashye. Ibyo byose bikajya bimbera ibimenyetso, ariko ya migambi y'incakura ya Satani ikandusha imbaraga.
igihe rero naje kumenyera ko byose bishoboka ni igihe umugore wanjye yarwaye arwara indwara ikomeye imujyana mu bitaro. Imujyanye mu bitaro yarwariye Nyarugenge ukwezi. Icyo gihe nagize ubwoba ndamuta ko nta mafaranga nagiraga, nisubirira iwacu Rukomo. Noneho ndagenda ariko nkajya musengera, Imana yamfashije iramukiza, nabwo menya agaciro k'Imana. Ubwo muri make icyo gihe ndikubwira ukuntu nagiye Imana agaciro. Ikindi gihe nabwo Imana imbwira yuko izampa umwana, izanyubakira, yambwiye ko izanyubakira nabwo nkiri umuyemusi. Icyo gihe nakoraga hano Nyabugogo kuri ino nyubako yo kwa Manu yitwa House Top Chief, nabwo nari umuyemusi. Imbwira ko izanyubakira, Imana imbwiye ko izanyubakira, nkajya nireba nkavuga ati ngewe ubwanjye ufata ipantaro yanjye nkayigurisha, ngewe ubwanjye ntashobora kwigura n'ibyo kurya, ubwo gute Imana izanyubakira. Ibyo byose rero nagiye mbona ibimenyetso byabyo bituma nezera Imana. Byaje gutuma mfata umwanzuro wo kubatizwa, njya mu mazi menshi. Mbatijwe nabwo sinakira, ibyaha byanjye bingumaho. Nibwira ko kubatizwa wenda hari ikintu kidasanzwe ugira, ariko bambwiye ko ari gusohora gukiranuka, ngo ntabwo ari byo bikuraho ibyaha. Noneho bambwira ko ahubwo Imana y'ubwayo imbwira ko mu rugo hariyo karande zituma nashobora kugera gute gukira ibyaha. Irambwira ati ishaka ko ngera mu mujyi wa Kigali, akaba aribwo nzatangira gukora umurimo wayo. Rero ngeze mu mujyi wa Kigali, akaba ariho nari nkeneye ubufasha bw'Imana, kuko nta wundi muntu wagombaga kundeberera, nta n'akazi nari mfite. Nibwo natangiye kujya nisunga Imana, nkabona Imana igenda ibikora, bitangira gutuma ngenda nyiyegereza kugeza ubu ngubu mba numva Imana ariyo buhungiro bwanjye, kandi mba numva nyishikamyeho. Amen. Hanyuma ubu tuvugana usengera he? Ubu ngubu tuvugana nsengera muri ADP. Nasengeraga muri ADP yari Gihogwe, ariko barayifunze. Kuvuga ngo kubera ko tuba mu Gatsa na Sore tuba Karuruma, n'amatike usanga bitora kugira ngo umuntu agende na circulation z'ubuzima, ariko nyine mu buzima busanzwe nabatirijwe ndi mu ADP. Hanyuma mwese mwakirijwe rimwe na madamu? Yego, twakirijwe umunsi umwe, twabatirijwe n'umunsi umwe. Mumaze imyaka ingahe mubatijwe? Ntabwo ari myinshi cyane, ndumva tugiye kugeza nk'umwaka. Yego. Hanyuma wenda dusubye nyuma tugira ngo dusoze, ni ryari wabonye ko Satani koko yagukoreshaga? Igihe nabonye ko bisobanukirwa. Yego. Tutadusoza. Yego. Igihe nabonye ko Satani yankoreshaga, ni igihe naje gufata umwanya wanjye nkora icyo bita kubaransinga, ndagereranya. Fata ubuzima nari ndimo, nitaga ubuzima bunyuze, mbugereranya n'ubu buzima ndimo, nitaga ubuzima bubi cyangwa se ubuzima bw'amadage. Nza kuza kureba Yego. Nza kureba inyungu irimo, nsanga izo nyungu nta hantu zihuriye. Kamwe ngwaye nk'urugero, njye ubwanjye nari umuntu ushobora kubona amafaranga pe nkayabona, ariko yose agashira mu nzoga n'itabi, ndetse n'icyo nagezeho nkaba nakigurisha kugira ngo mbashe kubona bya byishimo by'umunsi umwe. Noneho ubu ngubu nsigaye ndi wa muntu ubasha gutunga urugo cyangwa se gutekerereza umuryango, nkanavuga ngo ese dukwiye kugera kuki, mbese n'amahoro mu mutima mba nyafite, sinikeka ko nshobora gufatirwa mu mikwabo, ko sinyitaha amajoro. Ni byinshi, usibye ko n'Imana ibi bidusaba, ariko n'igihugu kiba kibidusaba. Nuvuga ngo utagiye mu ibyo byose nta hantu wahurira na zino ngaruka na leta y'ubwacu igenda itubwiriza. Hanyuma ubu usigaye unywa agakoma, ukanywa akacyayi, ukanywa agafanta? Nuvuga ngo hari urwego ntarageraho, ntabwo urw'agafanta rubiraza neza, ariko agakoma ko ndakanywa kabisa nkumva karamanuka. Yego. Gakoma abadayimoni nuko numvishe bavuga, icyayi kigatya abadayimoni babisha. Hanyuma reka wenda dusubikira aha, ariko ari akantu gato nari nshaka. Uno muhamagaro rero nyiwujyamo, nawujemo icyifuzo mfite ari ukuganiriza bamwe mu rubyiruko. Hanyuma rero tugiye gusorezaho, ariko biraryoshye ibintu. Turarikira abantu tubabwire ngo ikiganiro ntabwo kirangirira aha, tuzagumya tuza ni mu episode,
kandi tuzabona tujye mbese iyi ntego yacu cyangwa se iyi teme cyangwa se iyi wabyita ngo iki buriya iyi content bayita ese birashoboka. Yego birashoboka. Tuzabikomeza ubutaha turebe ko kuko n'abandi bakiri muri ibyo ngibyo by'uburaya by'ubusambanyi byo kunywa inzoga n'ibindi ko byashoboka ko bavamo. Yego ariko birashoboka kuko namwe mwavuyeyo byarashobotse muri abahamya bo kubihamya yuko bishoboka. Hanyuma reka tugakanye utambutse nimero zawe kugira ngo dusubikira ngaha tuzabisubukura ubutaha. Na niba mukoresha nimero imwe cyangwa madamu yayitanga umwe akabura cyangwa mbese mujye kudana nimero zanyu twabashakiraho adresse zanyu. Okay. Nimero yanjye ni 07 gatatu 65 80 704 iri no kuri WhatsApp kaba na MTN 07 9 5 none 50 83. Yego ubwo twabakeneye tubishaka yaba ariwe cyangwa madamu twabashije kuri iyo nimero. Yego murakoze ngaho dusengera Imana dusubikira ngaho reka tubanze dushimire abantu twa turi kumwe mu kiganiro cyacu Imana bamugisha. Hanyuma mwese mwakurikirana ikiganiro cyacu nyine Imana ibasubiriza aho mwakoye n'umwanya wose mwatanze Imana baduhera umugisha. Utarakora subscribe ugeze aka kanya kora subscribe share like comment usangize n'abandi. Ibiganiro byacu nakagaruka reka tuguhe udusengere hanyuma tuzasubira ubutaha kandi ni karibu twaye kugutumira uzagaruka ku channel Iramiro n'Abayo TV. Yego murakoze. Data twese ushoboye byose uri Imana nzima uri Imana uri Imana. Dawidi yaravuze ngo Uriya yari yabuze uko kwita. Natwe data iyo twitekerejeho tukirebera mu minsi ya kera yatambutse ntitwarabo kuzana imbere y'ubwiza bwawe tuvuga amagambo nk'aya ngaya. Ariko Kristo kubw'urukundo rwawe rutarondoreka kubw'amaraso yawe ameneye ku musaraba igorogota Mwami Imana natwe amaraso yatugezeho abasha kutwemera no kudutinyura no gutuma dushira amanga yo kuvuga imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Kristo rero Mwami Imana komeza ubane natwe dushyigikire by'umwihariko Mwami Imana turasenga dusengera abangabo bameze nkatwe muri iyi minsi. Mwami Imana ubarebe ubagirire neza. Mwami Imana iyankuye hariya nararyamanye n'abagore barenga 500. Kristo wowe wakuye umugore wanjye mu kabari. Mwami Imana ukamukura mu ngeso z'ubusambanyi ukamukura mu ngeso zo kwiba abagabo ukamukura mu ngeso Mwami Imana z'uburaya n'iz'igisuzuguriro. Mwami Imana ukankura ku gicaniro cy'abazimu ukankura aho Mwami Imana bari baranshyize ukaba Mwami Imana ndi umugabo ushima Imana nkaba mfite umuryango byose mbikesha wowe nta kidashoboka ko nabandi wabibakorera. Ngaho Kristo we nizeye nakurikiye reka ukomeze umpamirize ko Mwami Imana nta kidashoboka imbere y'amaso y'abagenzi banjye bamboneraga muri kiriya gihe imbere y'ababyeyi banjye Mwami Imana bamboneraga muri karagacu reka imbere y'abantu bose twiganye bose banzi muri karagacu bose umpamirize kuri Imana ishobora byose. Ngaho dushyigikire by'umwihariko bahindure iri sengesho ndibatumye Mwami Imana bagere mu mitima nibareba kino kiganiro by'umwihariko abantu ba Rukomo baze kubona ko Imana ishoboye byose kandi Mwami Imana uzababera Imana nabo uzabafashe mu rugendo rwabo. Ngakomeza utubere Imana utwigaragarize udutabare muri byose tubisabye Imana data mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Murakoze biganiro cyo nakagaruka. Shalom. Ciao 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 ciao.